Reka ngusuze nanone nkwifuriza amahoro y'Imana, we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Reka ngushimire cyane kandi ngusabira umugisha, we wakanze kuri subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kandi nawe niba utarabasha gukanda kuri subscribe cyangwa kuri notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndetse n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho, ubanze uhakande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tujya ducisha kuri isheni yacu by'ingirakamaro. Tugarutse mu kiganiro rero nanone kijyanye n'iyobokamana ndetse n'ivugabutumwa, aho tuje nanone kubanyuriramo ingingo zimwe na zimwe bamwe mu badukurikira kuri isheni batubwiye ngo mutunyuriremo izi ngingo kuko twabonye arizo zirimo close, twabonyemo arizo zikomeye cy'imbase cyangwa zirimo umutego uzagusha benshi, kugira ngo tubashe kuzumva ndetse no kuzisobanukirwa. Nagira ngo mbanze nkwibutse ko mu ngingo ya gatanu tugiye kubanyuriramo, titre y'itangazo RGB yasohoye riravuga ngo RGB yashyizeho imirongo ngenderwaho ku ivugabutumwa ryuzuzanya n'indangagaciro nyarwanda. Kuri izi ngingo ngenderwaho cyangwa imirongo yashyizeho, yarabanje hambere irabanza iratekereza ati tubanze tubwire abantu neza ivugabutumwa ni iki. Ahangaha yabivuze cyangwa yabikoze yibuka ko nyine hari abantu bakora ivugabutumwa ariko batabashije kwiga theology cyangwa batabashije kwiga inyigisho za Bibiliya ngo bazibonere impamyabumenyi kugira ngo babone ubushobozi mbese bwo kuzivuga. Ahubwo akenshi ahangaha tuba tuzi ko ibingibi ngo ari ibintu ngo umuntu Imana imushyiramo, ari impano, ariko leta yo ikeneye ko tubanza no kubyiga no mu madini kugira ngo tujye dutanga iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Niyo mpamvu yatangiye ivuga ngo ivugabutumwa rifite uruhare rukomeye mu guteza imbere ukwiyubaka mu by'iyobokamana no guteza imbere ubumwe n'ubufatanye mu muryango nyarwanda mu mirongo ishingiye ku myemerere itandukanye. Ariko mu muryango nyarwanda uharanira ubumwe, ubworoherane n'iterambere rirambye mu banyarwanda, ni ngombwa ko ubutumwa bw'ivugabutumwa butanga umusanzu wubaka mu kubungabunga ituze rusange no guteza imbere indangagaciro zifatiye ku murage w'abanyarwanda. Baba bavuga none ngo intego y'iyi mirongo ngenderwaho ni uguteza imbere imikorere iboneye mu ivugabutumwa hashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko y'igihugu, cyane cyane itegeko nomero 72/2018 ryo kuwa 31/8/2018 rigenga imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere no gukumira hakiri kare ikwirakwizwa ry'ubutumwa bushobora guteza amacakubiri, urwango cyangwa guhungabanya indangagaciro rusange z'abanyarwanda. Urumva ko rero barabanje basobanurira abantu mbere y'uko bumva izi ngingo cyangwa aya mabwiriza yasohotse icyo ivugabutumwa mbese rivuze. Ivugabutumwa mubanze musobanukirwe ngo ni iki, mbese umuvugabutumwa agomba kurangwa n'izihe ngingo. Hano rero ingingo ya gatanu aho ruzingiye cyane ku gice cya kabiri, title yazo iravuga ngo ingamba zo gukumira ivugabutumwa ritesha agaciro indangagaciro z'abanyarwanda. Noneho bagahita bavuga ibyo ivugabutumwa ribujijwe. Iby'ivugabutumwa ribujijwe hano ubwo babwiraga abavugabutumwa, babwira abanyamadini, babwira abanyamatorero, ndetse hano babwiraga aho waba uvugira ubutumwa hose, bavugabutumwa bo mu nsengero, bavugabutumwa bo kuri YouTube, bavugabutumwa bo mu mihanda, bavugabutumwa bo mu mabisi, abavugabutumwa bo mu butayu, ahantu aho ari hose waba uvugira ubutumwa, izi ngingo zirakureba. Nagira ngo nongere nkwibutse iby'ubujijwe mwene data dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, kugira ngo ejo utazoga amazi uyita amagasi cyangwa utazagwa mu ruzi urwita ikiziba.
ujye ushyiraho attention kandi ujye usaba n'Imana ubwenge ikuyobore kugira ngo ujye ubasha kumenya ibyo uhereza abanyarwanda utavangiwe. Icyo ivugabutumwa ribujijwe icya mbere ni ugutanga inyigisho z'amacakubiri zirimo ingengabitekerezo ya jenoside, ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku moko, igitsina, imyemerere cyangwa aho umuntu akomoka. Ni ukuvuga ngo umuvugabutumwa wese aho ava akagera ntabwo yemerewe gutanga inyigisho zirimo amacakubiri cyangwa zirimo ingengabitekerezo ya jenoside, ibintu by'ivanguramoko, waba ushingiye ku gitsina ndetse n'imyemerere. Ibyo ngibyo urabibujijwe. Kizima ko no mu Rwanda uzi ko ibyo ngibyo birahanirwa cyane. Niyo mpamvu ahangaha ugomba gushyiraho attention ntuzarangwe n'ibi ngibi. Icya kabiri ni ukubangamira ubumwe no kubaka amahoro. Umuvugabutumwa wese abujijwe kubangamira ubumwe. Uko abanyarwanda muzi ko twunze ubumwe, tutahiriza umugozi umwe, ariko ubujijwe kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa biba ibintu bibi mu banyarwanda ku buryo wabatatanya ukabacamo igikuba cyangwa ukabacamo ibice. Ndetse ubujijwe no kuba wabuza abantu uburyo ki baharanira kubaka amahoro cyangwa baharanira kugira amahoro kurusha uko wabateza intambara cyangwa umwiryane n'ibindi. Noneho ikindi kintu ivugabutumwa ribujijwe ni ugushishikariza cyangwa kwitabira ibikorwa by'urugomo. Ni ukuvuga ngo ivugabutumwa iryo ari ryo ryose ribujijwe gushishikariza abantu gukora urugomo, ibintu by'imvururu, ibintu byo kwigaragambya cyangwa kuba bahohotera umuntu cyangwa kuba basenya ibintu by'ahantu. Ibyo ngibyo ivugabutumwa ryo mu Rwanda guhera ubu ngubu RGB yasohoye iri tangazo, nta muntu n'umwe wemerewe kubikora cyangwa nta n'umuvugabutumwa wese wemerewe kubikora. Noneho ikindi ivugabutumwa ribujijwe ni ugutesha agaciro umuco nyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa amahame yo kubahana no guha agaciro abantu, harimo no kudaha agaciro abayoboke babo. Ni ukuvuga ngo rero hano bisaba ko wirinda gutesha agaciro umuco nyarwanda cyangwa ururimi rw'ikinyarwanda. Duswara amadini atarakigisha abantu mu kinyarwanda, barazanye ngo ni English service byonyine cyangwa ari imisango yo mu Gifaransa. Ni ukuvuga ngo hano nimwemere gutesha agaciro ururimi rwacu rw'ikinyarwanda cyangwa ururimi rwacu rwa gakondo. Ni ukuvuga ngo kandi musabwe kubahana no guha agaciro abantu. Ukubaha umuyoboke yava kuri wa wundi utanga imifuka 100, yava kuri wa wundi utanga miliyoni 100 cyangwa miliyoni 10, kugera kuri wa wundi ukeneye ko nawe umufasha cyangwa ukeneye ko nawe ayaje gushakira ihumure mu rusengero. Uwo nawe nubwo ari umukonsomateri cyangwa agudipendingaho, nawe utegetswe kumwubaha kuko hari abaguha ariko nawe hari abo utegetswe guha kugira ngo nabo bafashe kuba babona ubuzima cyangwa kuba bacuma iminsi. Noneho ikindi ivugabutumwa ribujijwe ni ukugaragariza imyitwarire itari myiza iya kinyamwuga mu gihe cy'ivugabutumwa, nko gufata umuvugabutumwa nk'ikigirwamana no kumuha inyito zidafite ibisobanuro mu mategeko shingiro agenga imiryango. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi hari hamwe na hamwe byari bimaze kugaragara, aho abantu bafataga bishop nk'ikigirwamana, aho bafataga apostle nk'ikigirwamana, bamwe barabise ba mami, abandi barabise ba dadi. Mbese ugasanga umuntu aho atambutse akeneye ko n'umukungugu bawegezayo cyangwa n'amakaro bayahanagura. Ugasanga umuntu mbese yigize akamana gatoya, noneho umuntu afite bodyguard nk'ijana, agera kuri podium bamutwaje ibitabo, afite ababawusa. Oya, ibyo ngibyo aka kanya iri tegeko riragukumira. Ahubwo burya niba ukeneye ko tukubaha cyangwa ukeneye ko hari ibyo tukwigiraho,
ni ukuvuga ngo ugomba kwicisha bugufi ukaba nk'umwana muto imbere yawe uyobora kugira ngo ubahereze urugero rwiza. Ibi rero nibyo byiza rero, kandi umukozi w'Imana wese ubasha kubishobora ibi ngibi Imana nayo imuha umugisha, kandi mbese igenda imwagura umunsi ku munsi, natwe tukamubonamo nk'umuntu w'umumaro. Ibintu rero byo kwigira ibigirwamana cyangwa kwigira ibikomerezwa ntabwo byemewe guhera aka kanya. Ibindi ivugabutumwa ribujijwe ni ugutanga inyigisho zitari ukuri, ubuhanuzi bwo kurangiza isi cyangwa ibitangaza bishingiye ku binyoma. Gutanga inyigisho zitari ukuri, mbese ibi twari twarise ubutubuzi. Usanga umuntu kubera ikintu agukeneyeho agusomeye akantu gatoya gusa, atabashiye gusoma byose ngo ubyumve, bitewe n'icyo agukeneyeho cyangwa n'icyo ashaka kuguhuguza, akaba ariko agusomera kugira ngo agushe kuri ya po yashakaga. Ndetse ikindi, ubuhanuzi bwo kurangiza isi twagiye turwumva bimwe na bimwe, cyangwa rimwe na rimwe bamwe bavuga ngo Nyabugogo ngo hagiye ngo kuba hatoya, ngo tugiye kubona ngo amaraso ameneka ngo n'imirambo, ariko ibyo ngibyo bakabivuga ntitumenye aho biherera. Izo nyigisho rero zishingiye ku kurangiza isi cyangwa z'ibinyoma, iz'iterabwoba, izo nyigisho ntago tuzikeneye, ndetse na leta yacu ntizikeneye, kuko ntago zitwubakamo icyizere cy'ejo hazaza, ahubwo usanga zitera abantu ubwoba. Rimwe na rimwe n'umuntu wari uri kwiyubaka bikaba byamusubiza inyuma. Kandi ikindi ni ibitangaza bishingiye ku binyoma, hamwe umuntu yavugaga ngo jugunya ubukene bwawe hano ngo ucyure ubukire, wari ufite nka 5 byo waba warabipangiye ko uzabirya iminsi 2, ugasanga umusigiye 5 maze icyumweru burara. Ibyo ngibyo ntago bikemewe. Izi nazo ni ibitangaza bishingiye ku binyoma. Cyangwa ukumva ngo umuntu bamuhagurukije mu kagare, mu by'ukuri kandi uwo muntu aba ari muzima yigenza, ariko bakamutwara mu igare, noneho yagera ahantu ngo ukumva ngo bishop amukozeho, ngo umuntu ngo abaye muzima. Cyangwa ngo umuntu yakize sida, twarabyumvishe mu minsi yashize, ngo umuntu ngo yize ngo yamenye kwandika ngo atarabyize, ngo ari apostle bimukoreye. Urumva ibyo byose ni ibitangaza bishingiye ku kinyoma kugira ngo bagumye kuyobya abaturage cyangwa abakristo b'itorero. Noneho indi ngingo ivugabutumwa ribujijwe ni ugukoresha uburyo bwo gukusanya amafaranga mu buryo burimo kubeshya cyangwa gukandamiza abayoboke. Uburyo bwo gukusanya amafaranga harimo kubeshya ngo mutange amafaranga yo kubaka iyi nyubako, mutange amafaranga yo gufasha abakene. Rimwe na rimwe ugasanga turimo twubaka ibintu tutazi naho bizarangirira, ugasanga umukristo umwe w'inyuma arimo aragurisha ihene yiwe, arimo aragurisha ibishyimbo byiwe yari yejeje, akabihereza abangaba baba badukuriye hejuru cyangwa abayobozi bo hejuru. Noneho ugasanga wa wundi wo hejuru abana be bariga mu mashuri meza, ugasanga mu nzu nziza nk'iya miliyoni 100 ugasanga agenda mu modoka nziza, ariko mu by'ukuri wa mukristo wo hasi bakandamije, ndetse banamukorera ububweskuro. Ugasanga we umwana we ntiyize, yavuye mu ishuri, ugasanga babayeho nabi, ugasanga baraburara, ugasanga nta byo kurya nta n'ibyo kwambara bagira. Ariko mu by'ukuri aya mafaranga rimwe na rimwe bibo bigomwa bababeshya ngo ni umugisha, ugasanga arimo arafasha ahantu adakwiye gufasha. Ikindi ivugabutumwa ribujijwe tugera ku musozo ni ugutegura ibikorwa by'iyobokamana batabanje kwita ku ituze n'umutekano w'aho by'abitabira ibyo bikorwa. Ni ukuvuga ngo hano ivugabutumwa icyo bashatse kuvuga, mbere y'uko bategura ivugabutumwa ahantu bagomba kumenya sekirite yaho, bagomba kumenya ngo harakira abantu bangana ute, hagomba kumenya ngo hari umutekano umeze ute, bagomba kumenya ngo uri buhagere wese arabona iki, ari bubone toilette yihereramo,
ari bubone aho yicara. Ese abantu bagira ikibazo cyo kuzungurira biragenda bite? Ese niba hari abajura biragenda bite? Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza kumenya niba umutekano w'ahantu ugiye gukorera iryo vugabutumwa, icyo giterane, ayo masengesho cyangwa ibyo bindi byose, ugomba kumenya niba hari ituze n'umutekano w'abantu bagomba kuhajya, kugira ngo hataza kugira uhangirikira, kuko tujya twumva mu mahanga rimwe na rimwe abantu bapfira mu biterane, abantu bagapfira mu masitade bitewe n'uko management yaho yabaye ntoya. Tugana ku musozo rero, icya nyuma ivugabutumwa ribujijwe tugiye gusorezaho ni ugutanga ubutumwa cyangwa gukora ibikorwa binyuranyije n'iyi mirongo ngenderwaho. Ni ukuvuga ngo iyi mirongo yose nubwo tutabashije kuyisoma, dusoma ingingo ya 5 nk'uko babidusabye bamwe mu badukurikira, ariko gutanga ubutumwa cyangwa ibikorwa binyuranyije n'iyi mirongo ngenderwaho byose birabujijwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dushimiye rero we wadukurikiye, kandi dushimiye leta yacu idahwema kubera umuturage wayo maso, kugira ngo ijye ihora imushakira ibyiza, kandi ikaguma gufasha Imana kuguma gucuncura cyangwa gukura urukungu mu masaka, cyangwa kugaragaza ukuri kw'iyobokamana, cyangwa gufasha umukristo kumenya neza inzira ijya mu ijuru, ndetse akamenya n'indangagaciro za gikristo na kirazira, kugira ngo ajye yubaha igihugu ndetse yubahe n'Imana. Imana mwese rero ibahe umugisha, kandi Imana igume kubagirira neza, Imana y'amahoro igume kubagura, Imana ikurengera aho uri hose, Imana igukize, Imana ikureba icyoroshye, kandi Imana ikurwanirira intambaro uzi ndetse n'izo utazi. Ibiganiro byacu byo ni Gospel Talk and Gospel News, nakagaruka tuzajya tugenda tubibanyuriramo. Imana y'amahoro ibarinde.